gihe intambara iheruka kongera kubura hagati y'abanyapalestine muri Gaza na Israel biturutse ku bitera abarwanyi ba Hamas bagabye kuri Israel ku itariki 7 z'ukwezi gushize. Buri cyago cyihariye ukwacyo, ariko kandi nabyo ntabwo ari bishya, birarambye cyane. Ni ibitero, guhererekanya ibisasu, imigumuko idashira ndetse n'ihangana rihoraho hagati y'impande zombi. Tugaruke noneho birambuye kuri ubwo bushyamirane hagati ya Israel na Palestine, kuki bitarangira ubundi, byatangiye bite, kandi nanone iherezo ku mpande zitandukanye babona ari irihe, rikagerwaho rite kandi ryari. Palestine na Israel, ukivuga amazina yombi ni intambara, imitego, ibitero, imigumuko ya buri gihe no kwigaragambya ndetse n'ihangana ridashira, uhita wumva ako kanya. Kandi kuva mu myaka myinshi cyane tugiye kugarukaho birambuye muri iki kiganiro, aho byabereye, ibyabaye byose kugeza n'ubu ndetse n'icyerekezo biganamo byose turabigarukaho ubu ngubu. Ni intambara n'ubushyamirane bimaze guhitana benshi cyane, bamwe barimutse, abandi bakwira imishwaro hirya no hino mwese. Byose bifite imizi mu mateka mu myaka yashize, imihindagurikire ya byinshi mwese ndetse n'ubukoloni bwo mu kinyejana kirenga gishize. Bisa n'ikibazo kigoranye cyane iyo wibaza uhereye ku kuba Israel yarigeze kuvaho burundu nk'igihugu cyari gishinzeho ubwami runaka mu bihe byashize, abari bayituye bakajyanwa bunyago, hanyuma hose hakabarizwa noneho abanyapalestine nab'igihe cyose bahoze batuye hafi aho ngaho. Nyuma ariko noneho abanya-Israel nyuma y'imyaka myinshi cyane bakongera kugaruka gushinga igihugu ku butaka bita gakondo n'isezerano, ariko abo bahasanze nabo nta handi bajya hari gakondo kuri bo nabo. Aho birahagera noneho bikagorana cyane kuri bose, ubuhanga bwose ndetse no kuba wakunda amahoro, igisubizo n'umwanzuro utabugamye watanga bisa naho ntacyo wabishingiraho gifatika ku mpande zombi. Ubwo no butaka wahari rumwe, undi ukamubwira ko we yajya hehe handi hasigaye. Utekereje noneho ku bintu byose byabayeho nko mu bihe by'ubwami bw'abami bw'abaromani kugeza ubu ngubu, uramutse ushatse kubisubiza inyuma uti hariya hahoze ari ahabari, yabaza kuhirukanwa mu mateka ya kera yashize, noneho ubu ngubu baje kuhashinga n'ab'igihugu kubera ko ari kuri gakondo bakomokaho mu myaka ibihumbi byinshi byashize. Abo bahasanga abo wababwira ko bajya hehe noneho ntaho wabona. Naho kuba Israel hari imipaka byumvikanyweho ubwo ngubwo ko ari yishingwaho, ahandi hakabarizwa Palestine, ariko ubu ngubu abanya-Israel aho ngaho bakaharengana none bakigarurira cyangwa bakagenzura ahandi habarizwa ku banya-Palestine. Ibyo ngibyo Israel yo ibikorera iki ku kitabireka, naho kuba byaba ibihugu bibiri byegeranye byo kikaba igisubizo benshi bakomeza guhurizaho kugira ngo amakimbirane aharangire. Kuki byo bidakorwa? Ikibazo kibirimo icyo gihe cyaba ikihe? Kuki Israel itabikozwa cyangwa ngo abanya-Palestine nabo bashinga igihugu cyabo nyine ahasigaye hatari muri Israel? Urwo n'urusobe rw'ibibazo, umurundo ndetse n'amahurizo menshi icyarimwe. Uhereye ubu ngubu ugasubira inyuma kugeza mu 1947, ubwo ni imyaka ingahe ishize, iragera muri 76. Ni nayo rero ihangana hagati ya Israel n'abanya-Palestine rimaze. No bushyamirane buri mu burambye cyane kurusha ahandi henshi mwese. Muri make byose byatangiye bite? Hari cyitwa Balfour Declaration twanagarutseho mu biganiro byashize. Iyo ni inyandiko cyangwa se n'ibyemezo byafashwe mu myanzuro yitiriwe uwo Bwana Balfour, yari minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubwongereza Arthur Balfour, ku itariki ya 2 mu kwezi kwa 11 1947. Uwo mugabo Arthur Balfour yandikiye ibaruwa Bwana Lionel Walter Rothschild, wari umwe mu bayobozi bakuru b'Abayahudi n'umuryango mugari wabo babarizwaga hirya no hino mu Burayi ndetse n'ahandi. Yari baruwa ngufi gusa y'amagambo 67 yonyine, ariko ibyayanditswemo byari nk'umutingito w'ubukana budasanzwe ku banya-Palestine n'Abarabu muri rusange, ubukana bucyumvikana n'ubu ngubu no kuba bakomotseho bose kugeza n'uyu munsi. Ushakishije n'itangiriro ry'ibi byose n'intambara irwanwa ubu ngubu muri Gaza naho bihera. Ni baruwa yanditse icyo gihe asezeranya Abayahudi bose ko noneho nta kabuza guverinoma y'Ubwongereza ariyo yihaye umukoro wo gushinga igihugu kigomba kuba icy'Abayahudi, kigashingwa muri Palestine, aho noneho hakabi wabo nabo bigengaho badakomeje kubarizwa mu bihugu byinshi babarizwagamo nyine mu Burayi, aho benshi ahubwo batigeze banakirwa neza kuva kera kuko bakomeje kujya bicwa umusubirizo banigirizwaho nkana mu buryo butandukanye. Aha icyo wumva cyihariye ni uko Ubwongereza bwahisemo Palestine nka koloni yabwo ngo abariho hashingwa Israel. Ibyo ngibyo byari beje nyuma kuko ari igihugu cya Israel babanje no kugerageza ahubwo gushinga n'ahandi hatandukanye harimo muri Uganda cyangwa Kenya ndetse n'ahandi.
n'aho ariho hose Israel yashoboraga gushingwa. Byarangiye ari muri Palestine. Rero utekereze ko iyo Israel yashoboraga kuba hafi ahangaha muri Uganda cyangwa muri Kenya. Ni naho rero rwose ruzingiye gushinga Israel ku butaka bwa Palestine yari ituwe n'Abarabu b'Abanyapalestine nyine. Wasanga ibibazo Abanya-Israel bafitanye n'Abanyapalestine ubu ngubu ari abandi baba banabifitanye nabo, y'Abongereza babasha kubonera abo Bayahudi ahandi bashinga igihugu cyabo cya Israel hatari aho ngaho bayishinze. Abanya-Uganda cyangwa Abanya-Kenya ndetse n'ahandi bagerageje gushinga Israel ntibyumvikanweho. Bo iyi myanzuro ifatwa akaba ariho Abayahudi berekezwa bakahashinga Israel yabo. Baba bari hehe abo bandi bahasanze bari kubana nabo mu gihugu kimwe bakabyumvikanaho neza se? Akaba ari Abanyapalestine noneho bo byananiye kumvikana no kubana nabo. Abandi bo bari kumva ari ibyo bihuriyemo neza ko bagabana igihugu gutyo. Ibyo ntaho byahurizwa n'impinduka zose zabayeho mu mateka cyangwa se nanone ngo ibyanditse muri Bibiliya nayo yanditswe n'Abayahudi cyangwa Abanya-Israel. N'ubundi ubwami bwa Israel bwasengwe nk'uko hari ubundi bwami nyinde n'ubundi bihombagiza abanyirabwo bagize intege nke burasengwa birangirira aho ngaho. Isezerano ryose Abayahudi baba bafite naho barikomora iyo bidaca kuri guverinoma y'Ubwongereza ngo abari yo yemera ko bajya gutuzwa muri Palestine yari koloni yabo. Muri ubwo buryo ntaho bari kujya. Ni nk'uko ahubwo nyine ahandi bari kumvikana ko bajya gushinga icyo gihugu cyabo cya Israel ari naho bari kugishinga nyine. Abongereza nibo bakolonizaga Palestine icyo gihe, ndetse muri ibyo bihe yari intara imwe gusa mu bwami bw'abami bwabo. Abongereza rero basezeranije Abayahudi igihugu bigengaho. Abo babiganiriyeho bonyine ni Zionist movement yaharaniraga nyine ko Abayahudi bagira igihugu ahantu runaka bahuriramo cyabo. Palestine rero Abongereza babasezeranije gushingamo Israel yari ituwe ku kigero cya 90% n'Abarabu b'Abanyapalestine nyine. Naho ngaho Ubwongereza bwahise bubijyamo buryo. Hanyuma bari nabo abo Bongereza bahabwa Palestine ngo bayireberere kuva mu 1923 kugeza mu 1948. Muri ibyo bihe byose Abongereza bashoye imari muri uwo mushinga wo kwimurira Abayahudi benshi cyane bashoboka muri Palestine, babasezeranya yo umutekano nta makemwa ndetse n'imibereho myiza mu buryo bwose bushoboka. Nabo ku bwinshi bava mu bihugu bitandukanye mu Burayi bimukirayo koko, cyane ko benshi banahungaga Abadage b'Abanazi babahigaga ngo babarimbure muri jenoside babakoreraga hose mu bihugu babasangagamo mu ntambara ya kabiri y'isi. Ibyo Abanyapalestine batangiye kubigiramo ikikango gikomeye, babona neza ko imibare ku bijyanye n'imiturire yose muri Palestine yari irimo ihinduka kandi byihuse. Ijanisha rinini ry'Abayahudi bimukiragayo bajya guturayo naryo rizamuka umusubirizo. Byose byatangiye nta kibazo na kimwe Abanyapalestine babibonamo, babona nyine ko ari Abayahudi baturutse mu Burayi bahaje ari ibisanzwe. Batangiye kwigaragambya ariko kandi nanone Abanyapalestine no kugerageza kubihagarika. Birangira Abongereza bahakolonizaga babizanyemo noneho ingufu nyinshi, bafatira ubutaka bakagenda babuha Abayahudi ku ngufu bakabuturaho, hakarindishwa imbunda. Imvururu uhereye ubwo ngubwo zaratangiye, ibitero ndetse n'ubwicanyi bya hato na hato. Abayahudi nabo bashinga imitwe y'abarwanyi bakarindwa nanone n'Abongereza. Ubundi baranatura nyine ku ngufu n'ihangana rihoraho. Abongereza bari barabasezeranije ko bazahashinga igihugu uko byagenda kose. Bari bafite rero impamvu zose nabo zo kuharwanira mu buryo bushoboka no kutahava. Yewe no guta ibindi byose bari basanzwe bafite mu bihugu bitandukanye mu Burayi aho babarizwaga mu iterambere rikomeye cyane, ariko bakabisiga bakajyayo mu cyaro cy'imisozi itagira igikorwa remezo na kimwe. Byose byari byo gushingwayo bwa mbere. Mu myaka y'1930 nibwo byose byafashe intera noneho ikomeye muri Palestine, kugeza ubwo nta Israel yahabarizwaga nyine. Birumvikana ni Palestine gusa yari imaze kuguhiramo Abayahudi bagiye bava hirya no hino mu bihugu bitandukanye mu Burayi. Mwebanga nyine bigendaniraga ry'uko aho ngaho bazahashinga igihugu cyabo atari ukwimukirayo gutyo gusa mu buryo busanzwe. Abarabu b'Abanyapalestine ndetse n'abandi bagenzi babo hafi aho ngaho nabo bari kusanije bigumura ku Bongereza bahangana n'abo Bayahudi. Basabaga ko batakomeza kurenga ku mategeko yose bavana abantu mu Burayi gutyo gusa, bagakomeza kubatunda baza kubatuza ku ngufu aho ngaho muri Palestine. Ibyo ngibyo biba mu bushyamirane ndetse n'imirwano kuva mu 1936 kugeza mu 1939. Ni ibintu byari mirasana rikomeye ndetse n'ibitero bya hato na hato byakorwaga hirya no hino muri Palestine. Mu kwezi kwa kane k'1936 Abanyapalestine bashinze icyo bise Arab National Committee, bahamagaza abaturage bose b'Abarabu ngo bigumure cyane bikomeye rwose, bange no gutanga imisoro yose ku bakoloni b'Abongereza kandi bahagarikiye no kugura ibicuruzwa byose by'Abayahudi bari bahatuye.
ku ngingo y'ibyo bigaragambirizaga harimo no kugumukana bihambaye abakoloni b'Abongereza ndetse no gusaba ko bahagarika ibikorwa byo gukomeza gutundira abaturage b'Abayahudi muri Palestine mu buryo butarangira. Imigambi y'uko bari bagiye kuhashinga igihugu nta nicyo bari bayiziho. Ni imyigaragambyo icyo gihe yamaze amezi 6, ariko Abongereza nabo barabarasa karahava, abandi benshi cyane batabwa muri yombi muri ibyo bihe, kandi Abongereza badukana muri Palestine kimwe mu bihano bidasanzwe abo bagiye bafatira mu myigaragambyo nyuma yo kubafunga bagashaka n'abandi bene wabo bose bakajya gusenya inzu z'imiryango yabo. Icyo ni igihano gakondo n'ubu muri Israel bagishyira mu bikorwa uwafatiwe mu bitero cyangwa se ibindi by'urugomo n'ubwicanyi mu Barabu b'Abanyapalestine ku butaka bwa Israel. Hari ubwo bagenda bakarimbura ingo zabo, amazu yabo bakazana tingatinga bakayashyira hasi, byaba ngombwa ahubwo bakanabirukana aho bari basanzwe batuye bakangara. Ni kimwe mu bihano nyine gakondo bamwe barimo nabo banya-Israel bagishyira mu bikorwa. Uwakoze icyaha ntikibe gatozi nk'uko bisanzwe hirya no hino mu isi, ahubwo kigahuzwa n'umuryango we wose muri ubwo buryo. Ukundi kugumukana Abayahudi n'abakoloni b'Abongereza ku Banyapalestine kwaje kwaduka mu mpera z'1937, noneho imigumuko igera kure cyane mu byaro. Abaturage b'Abarabu bari biganjemo abahinzi n'aborozi, akaba ari bo noneho batangira kugaba ibitero nabo ku midugudu Abayahudi bari barahashinze ku ngufu, kibbutz. Byageze mu 1939 Abongereza barohereje abasirikare babo barenga 30,000 bose muri Palestine. Hahoraga imirwano, babarizwagamo rimwe bagakora n'ibitera ahubwo n'indege mu bice abo Barabu b'Abanyapalestine bari batuyemo mu byaro. Hahoraga hashyirwaho imikwabu irambika amara igihe kinini cyane, inzu zigasenywa, imidugudu igasigara ari amatongo araho, byose bijyanye n'ubundi niyo gahunda yo kubabuza gukomeza kugumuka, abandi batawe muri yombi nanone ku bwinshi muri abo Banyapalestine. Nyuma yabyo noneho Abongereza baje kumvikana n'abo Bayahudi muri uwo mugambi, bashinga umutwe w'ingabo z'Abayahudi zari zishinzwe gukumira iyo migumuko y'Abanyapalestine, bawita Special Night Squad. Mu Bayahudi ba mbere bimukiye muri Palestine, abo bese abayishuv bashinze inzira zibanga mu bikorwa byo kwikwezaho intwaro nyinshi zishoboka. Buri rugo rw'Abayahudi rukagira imbunda n'amasasu byinshi cyane, izindi zikwirakwizwa mu basore babo n'inkumi birindira umutekano ubwabo. Palestine bari barayitashye, bagomba kuyibamo no kuyishingamo Israel yabo. Uko byagenda kose nta cyari kuhabavana kibaho. Kwegumura kose Abanyapalestine bari kugira ntacyo byari kumara kuva ari ibintu bari bararangije kwiyumvikaniraho n'abakoloni baho b'Abongereza. Imbunda banyanyagizwagamo uretse zavanwaga nanone mu Bwongereza, izindi batangiye kuzikorera ubwabo mu nganda bahashinze. Bashyizeho noneho ingabo zabo za mbere bise Hagana, zigomba kurwana byeruye noneho n'Abanyapalestine mu gihe cyose bagerageza kubagabaho ibitero. Hagana niyo yahereweho nk'umukurambere n'ubu ngo w'ingabo z'igihugu cyabo cya Israel, IDF. Abayahudi muri Palestine bari bamaze kugira ingufu bihagije mu bitero, noneho batangiye nabo ubwabo guhangana n'Abanyapalestine bidasabye ko bafashwa cyangwa ngo batabarwe n'abakoloni b'Abongereza nabo batari bagishoboye kubarindira nyiri umutekano urugo ku rundi. Muri iyo myaka 3, 1936 kugeza mu 1939, mu bitero n'imigumuko byahoragaho, haba ari abaturage b'Abanyapalestine barenga 5,000 babyiciwemo, abandi bagera mu 20,000 bose barakomeretswa, abandi 5,600 barafungwa. Nyuma y'isezerano ryo gufashwa gushinga igihugu cya Israel muri Palestine kuva mu 1920 kugeza mu 1946, n'Abayahudi bose hamwe barenga 376 bari bamaze gutura ku butaka bwa Palestine. Byageze noneho mu 1947 Abayahudi hari bo bagize 33% by'abaturage bose muri Palestine, aho kandi ubutaka bungana na 6% nibwo bagenzuraga kuri Palestine yose. Ibindi byose byahise byihuta, noneho umuryango w'abibumbye utera intambwe ufata umwanzuro wawo 181 usaba unategeka ko Palestine igabanywamo noneho ibice bibiri, leta y'Abayahudi n'indi y'Abarabu, hagashingwa imipaka ntarengwa hagati yabo, buri ruhande rukagumana aharwo igihugu rwigengaho. Ibyo ngibyo Abanyapalestine ntabwo bigeze babyemera, ntibabikojejwe habe na busa. Uburyo igihugu cyari kigabanijwemo kabiri ntabwo babyumvaga. Icyambere ni uko uretse no kuba Abayahudi bari bagiye guturayo cyangwa kuhatuzwa ku ngufu n'Abongereza, ahubwo ari nabo bari bamaze guhabwa 56% by'ubuso bwose bw'igihugu, nta nubwo bagabanye nibura mu buryo bungana ngo bibe 50-50. Ntaho ibyo ngibyo nabyo bidahagije. Igice kinini cy'ubutaka hafi bwose bwera ku nkombe ya Mediterania bwabarijwe ku ruhande Loni yategekaga ko ari rwo rushingwaho Israel. Ubwo byari bigeze aho ngaho, none Abanyapalestine aribo bakigenzura 94% by'ibice byitwa ko ari Palestine ya kera n'amateka yayo, ari ndabo bagize 67% noneho by'abayituye. Abayahudi bari bamaze kuhaba benshi cyane, baravuye mu Burayi.
mwegabana ryashyigikiwe n'uyu muryango w'abibumbye l'ONU nyuma y'intambara ya kabiri yese. Noneho n'abayahudi bagombaga kugenzura 55% by'ibice by'amateka ya kera ya Palestine, aho niho wumva habarizwa imijyi ya kera imwe ihindurwa mitagatifu muri Korani na Bibiliya, imisozi runaka, izindi nyubako ndetse n'ibindi bya kera. Abanyapalestine ubwo noneho bakareka kuba ari bo babigenzura kuri 94% nk'uko byari bimeze. Muri ibyo byose nka Yerusalemu noneho yagombaga kugenzurwa na l'ONU, ntahibarizwa hagati y'izi mpande zombi, kuko nuko byumvikanaho ngo ibe yaharirwa bamwe nabyo bitari gushoboka. Uko byagenze kose rero n'igabana abanyapalestine ngo basanze bibambura byinshi cyane no mu buryo batigeze bumvikanaho namba. Phototech Studio mu bunararibonye bwose n'ubunyamwuga irambanye mu buhanga bwo gufotora no gufata amashusho, ubagane byihuse bagufotore banakuzuriza ubusabe bwose kuri Green Card ikwemerera kujya gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Phototech Studio uyigane kandi mu gihe cyose ukeneye n'andi mafoto yose yujuje ubuziranenge, yaba yifashishwa kuri za visa kimwe n'ibindi byangombwa byose ukeneye. Dukorera muri MEC rwagati mu mujyi wa Kigali mw'igorofa ya mbere. Waduhamagara kuri 07 88 28 11 94 cyangwa kuri 07 83 14 45 49. Ukadukurikira kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu Phototech Studios. Hanyuma rero na mbere yuko manda yo kureberera Palestine irangira ku Bongereza, abayahudi bari bamaze kugira ingufu nyinshi mu bya gisirikare mu bufasha bwose bahabwaga n'Abongereza. Bongereye ibitero noneho byo gusenya imijyi n'imidugudu y'abanyapalestine, bakabirukana burundu, akaba ari bo bahatura ku ngufu bimura imipaka mishya uko yari maze gushingwa mu kwagura ubutaka bagenzuraga muri gahunda y'ibanga yo kugira ngo igihugu bari barasezeranijwe kizabonaho gishingwa. Ibyo ngibyo bizagerweho nyene bafite ahantu hanini bagenzura. Ibyo byose nta nakanuna ahubwo abanyapalestine benshi bari babifiteho, bumvaga ari igihugu kimwe bahuriyemo. Wenda hari uburyo ari abantu batari kumvikana gusa mu gihe runaka, ari nk'ibijyanye nyine n'impaka n'imvururu zishingira ku butaka, ubwo igihe kizagera wenda bikarangira, mu gihe abandi babasunikaga muri gahunda yo kwishingira igihugu cyabo. Ahubwo rimwe muri iyo gahunda nyine ingabo z'abayahudi zigabije icyaro cyahitwa Jairias na mu nkengero za Yerusalemu mu kwezi kwa 4 1948, bahica abaturage b'abanyapalestine barenga 100 bari bahatuye, bagambiriye ahubwo ko hatuza abantu babo. Ibyo byaramenyekanye hirya no hino mwese, batangira kwamaganwa, ariko nanone Abongereza bari babire nyuma bakabicubya byose bikarangira bityo nta nkurikizi. Kuva mu 1947 kugeza mu 1949 ni ibice birenga 500 byose byahoze birimo imidugudu n'imijyi y'abanyapalestine byari bimaze gusengwa, barahirukanwa ku buryo byagezweho. Ibyo ngibyo abarenga 150 bose barishwe, abandi 750 bose barirukanwe burundu aho bari batuye, bagomba kuhasemburwa n'abayahudi. Nabo bayahudi nyene noneho bari bamaze kugenzura 78% byose bya Palestine, 22% bari nabyo bigabanywa mu intara za West Bank na Gaza. N'ubundi abayahudi bakigenzura mu buryo bumwe cyangwa ubundi, nta cyari gisigaye noneho na kimwe nk'ubutaka ku banyapalestine. Kandi Abongereza nanone bakigenda bakihava, ako kanya abayahudi none aho bagenzuraga bahise batangaza ko barangije kuhashinga igihugu cyabo cya Israel. Hari ku itariki 14 ukwezi kwa 5 mu 1948. Ku munsi ukurikiraho ku itariki ya 15 niwo munsi abanyapalestine batakaje igihugu cyabo burundu. Ni itariki ya 15 buri kwezi kwa 5 bakibuka n'ubu ngubu mu cyunamo, amarira n'agahinda kenshi, umunsi beso w'ishyano n'amakuba, al-Nakba. Ibyo ni ibintu byabishyano kandi kuko hari no kubandi bose bibagendekeye uko nguko. Byose mu gihe wakurikirana uko byagenze nuko byatangiye aho bigeze kugeza akakanya, abantu baje mu gihugu barabimukira, barakiriwe mu mugamba, ariko nyine n'isezerano bari bifitaniye n'Abongereza babaho ngaho, ariko bakomeza kugenda bahaba benshi. Abari bahatuye b'abanyapalestine babaza batari ko nkamwe muri bande ko mukomeje kwisukiranya cyane ku bwinshi ahangaha, mugambiriye iki? Bikarangira abo ngabo bakwitwa ko ari nk'abimukira, abashyitsi mwebwiye ko wenda bitemberera cyangwa bashaka akazi, gushinga business runaka, bafite n'ubwene igihugu bw'ibindi bihugu byinshi cyane bitandukanye mu Burayi, muri abafatanye nk'abanyaburayi, babirukanye ahubwo mwebwe burundu, igihugu kigahinduka icyabo no kugabana ahubwo ubutaka busigaye nabyo ntibabyemere, bakabucungesha imbunda M16 z'abanyamerika. N'ubu nuko bikimeze n'abahinzi cyangwa aborozi b'abayahudi, nuko bikimeze hirya no hino mu byo bise koloni imbere mu ntara z'abanyapalestine asigaye. Ku rundi ruhande byagenda bite ko wumva muri Bibiliya amasezerano, amateka n'abaraho bakomoka, nyamara abanyapalestine bo bagehe naho nyine byose bikomeza kubera ihurizo.
hanyuma nanone byongeye guhinduka uko abayahudi aribo batagiraga igihugu noneho bamaze kugishinga ku ngufu bakirindisha n'imbunda abari abanyapalestine bagitakaza nabo bakwira imishwaro nanone mu bindi bihugu byinshi by'abarabu nka Libani, Syria, Yordania na Misiri. Cyakora ku barabu nabo bahura ari nk'abavandimwe mu buryo rusange, benshi barabakiriye ubwene gihugu barabubaha baratuzwa nk'abandi bose. N'abanyapalestine barenga miliyoni 6 bose bahise babura aho baba muri iyo Palestine yari imaze gushingwamo Israel, baragenda barahava. Ku rundi ruhande ibyo byose ibihugu by'abarabu iruhande rwa Palestine na Israel bose barabirebaga, ntabwo bigeze babyakira ku buryo bugecya ako kanya leta ya Israel y'abayahudi maze gushingwa bahise batangiza intambara ari nayo ya mbere byiswe ko yahanganishije Israel yari maze kuvuka n'abarabu irangira mu kwezi kwa mbere kw'igihumbi 1949 nyuma y'amasezerano yo kuyihagarika hagati ya Israel, Misiri, Libani na Yordania. Mu kwezi kwa 12 kw'igihumbi 1948 l'ONU umuryango w'abibumbye waje gufata undi mwanzuro 194 y'utegeka noneho ko abanyapalestine bari barahunze basubira iwabo. Ariko bari gusubirayo bate? Bamwe noneho iwabo hari hehe, inzu zabo zari zarasenywe, ubutaka butuweho n'abayahudi muri Israel yabo nshya yari maze gushingwa. Bamwe basubiyeyo nyine baracyabihanganamo kugeza n'ubu ngubu. Imyaka yakurikiye Nakba cyangwa se ishingwa rya Israel ku butaka bwari butuwe n'abanyapalestine yabaye mu byinshi. Hari abanyapalestine n'ubundi barenga 150 bagumye mu bice byashinzwemo iyo Israel. Bamwe bahabaye igihe kinini bari mu bwende gihugu. Israel yanze kububaha, kenshi byagiye bimera nkaho bahatuye nta burenganzira na bumwe bafite bwo kuhaguma cyangwa kugira icyo basaba bagira mu ruhare mu bibera mu gihugu batuye cyitwa Israel. Noneho ari abanyapalestine aho ngaho ariho bavukiye n'abakurambere babo mu bisekuru byinshi cyane n'imyaka ibihumbagiza. Ibyo byabaye aho bamwe batangirana none kubona ubwene gihugu noneho nyuma y'imyaka 20 yose bari bahamaze imbere muri Israel ari abanyapalestine, kandi nabwo igihe cyose n'uyu munsi bahozwaho ijisho mu buryo bukomeye cyane aho bavuye naho bagiye, bacungirwa hafi igihe cyose nk'abakekwaho ibyaha bakorwaho iperereza n'ubuzima bugoye cyane ubwo ngubwo. Misiri uko yagiye ibona ubushobozi kose ntabwo yasibye rwose kurwana irengera abanyapalestine mu ntambara nyinshi yayoboye yihangana na Israel igihe kirekire kugeza ndetse mu 1950 Misiri ubwayo ari nayigenzuye intara ya Gaza naho ya West Bank nayigenzurwa icyo gihe na Yordania. Abanyapalestine n'abintambara yabo ntabwo yigeze irangira nyuma y'ibyo byose. Mu 1964 nibwo bashinze imitwe ya politiki netwaje intwaro nka PLO na Fatah mu mwaka wakurikiyeho. Igihe cyose nabo bacishijemo bagaba ibitero bikomeye uko babishoboye kose mwihangana rirambye cyane na Israel. N'ubu bakibirimo gushingwa kwa Israel, abanyapalestine bakirukanwa ku ngufu n'intambara mu bice bari basanzwe batuyemo hagashingwa Israel. Abo babyise al-Nakba cyangwa se ishyano n'icyago gihambaye mu mateka yabo yose. Hari mu 1948 ariko ntabwo byari birangiye nyine hakurikiyeho ikindi cyago bise noneho al-Naksa setback. Ibyo byabaye nko guhuhuka noneho kuri bo kuko Israel yongeye no kugenzura ubundi butaka bari basigaranye byose bijyana n'intambara yiswe y'imesi 6. Ku itariki 5 mu kwezi kwa gatandatu kw'igihumbi 1967 Gaza, West Bank, uburasirazuba bwa Yerusalemu, imisozi ya Golan, Sinai yabarizwaga kuri Misiri, hose Israel yahise hagenzura nyuma y'iyo ntambara. Ku banyapalestine ibyo byatumye noneho bongera kuva iwabo bahunga ku bwinshi byitwa al-Naksa uhereye ubwo ngubwo guhuhuka. Abanyapalestine noneho mu mpera z'igihumbi 1967 nta kindi cyizere na gike bari bagifite. N'Ubwongereza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, l'ONU muri rusange nta watunze urutoki n'umwe Israel. Nta ngufu za gisirikare bari bafite, yewe habe n'ubu ngubu mu buryo barwana na Israel koko byeruye. Ibitero shuma, isenya ndetse n'ibikorwa by'iterabwoba rihambaye nabo n'ibyo bagiye bitabaza, ibisaso biturikirizwa hirya no hino, gushimota indege ndetse n'ibindi byose bagiye babikora bagambiriye ko isi yose noneho yabatega amatwi ibibazo bafitanye na Israel bigakemurwa burundu. Yewe n'ibitero bya Hamas biheruka niyo gahunda n'ubundi gikomeje. Baba babizi neza ko buri gitero bakora mu buryo bwa kwitwa ko barikoroje kuko bakamejeje, ubwo ari uwo buryo bwihariye cyane bafite bwo kumvikana bwonyine mwihangana na Israel nta kindi. Ingabo za Israel nazo rero mu ntambara barimo itarangira zagize ubuhanga budasanzwe, zifashisha ubutasi bwo ku rwego rwo hejuru bahangana nabo babakumirira kure cyane y'imipaka yabo kugeza n'ubu. Mu bice abanya-Israel bongeye kwigarurira nyuma nkaho mu ntara za Gaza na West Bank bagiye boherezayo n'abaturage babo n'ubundi bakajya kuhashenga imijyi n'imidugudu bakahatura ku ngufu bakahakorera na business zabo zose bashaka, kandi hitwa ko ari nabwo butaka bwonyine basigiye abanya-Palestine. Imidugudu yabo hagati aho ngaho mu banya-Palestine bakayicungisha imbunda.
kuva noneho mu 1987 kugeza mu 1993 n'imigumuko ndetse no guhangana n'ingabo za Israel mu buryo bukomeye abanyapalestine batangije mu byiswe intifada. Intambara z'amabuye biherana none muri Gaza, ubwo abakozi bane b'abanyapalestine bapfiraga mu mpanuka y'imodokari yagonganye n'indi yari itwawe n'umuturage w'umuyahudi. Bikavuga ko ngo yabagonze ku bushake, byahise bizamura uburakari budasanzwe no kwitotomba byari bisanzwe, ariko n'ubundi yabaye imbarutso gusa n'igitonyanga cya nyuma cyari gisendereje ikirahure. Ubundi birakomera kugeza mu ntara ya West Bank hose abanyapalestine baragumbuka bidasanzwe, bahangana n'abasirikare n'abapolisi ba Israel, bagaba n'ibitero ku midugudu y'abayahudi mu bice byabo. Kwari ukugumuka nyine, n'amabuye barwanishaga batera abasirikare n'ibifaru, abana n'abagore ari benshi mu migumuko nk'iyo ngiyo rusange, byitwa intifada nyine cyangwa iyo ntambara y'amabuye. Ibyo byagoye cyane Israel, birangira noneho minisitiri w'intebe icyo gihe Yitzhak Rabin atangije politiki bise break their bonds, mu bavuna amagufa. N'imbaraga z'umurengera noneho zari zigiye gukoreshwa hafi nko mu ntambara yeruye kuri abo baturage b'abanyapalestine, nabo bari bagumukanye urugomo rudasanzwe. Bamwe bararashwe baricwa, amashuri yabo arafungwa, abandi barimo n'abateguraga imigumuko nk'iyo batabwa muri yombi ku bwinshi, bajya gufungirwa mu bice bitandukanye muri Israel. Abandi nabo bimurwa ku ngufu aho bari batuye n'inzu zabo zirasenywa. Mu 1988 nubwo hari amashami menshi ya politiki n'andi yitwaraga gisirikare, byarangiye noneho ihuriro ry'ibihugu by'Abarabu ari PLO ya Yasser Arafat rihisemo bemera ko ari bo ku mugaragaro bahagarariye abaturage bose b'abanyapalestine mu buryo bwa politiki n'imitegekere y'ibice byabo. Imigumuko ya intifada yarangiye ari abanyapalestine barenga 1,100 bose bishwe, abasaga 175 nanone batabwa muri yombi, ariko birangira nanone amahanga abaye nk'akangutse gato ngo bagerageze gukemurira iryo hangana ritarangira hagati ya Israel n'abanyapalestine. Nta cyabivuyemo. Mu 1993 nibwo nanone imigumuko ya intifada yarangijwe n'amasezerano ya Oslo, hashingwa none yahikiswe ubutegetsi bw'abanyapalestine, bahabwa uburenganzira bwo gushinga guverinoma yabo ndetse no kwigenga bicagase muri Gaza n'intara ya West Bank. Ku rundi ruhande PLO y'abanyapalestine nayo yemeye ko Israel noneho ku nshuro ya mbere ari igihugu cyashinzwe aho ngaho muri Palestine, nta kundi bagomba kubigenza, hakaba ahubwo hagomba gushingwa n'ikindi cy'abanyapalestine b'Abarabu basigaye. Ahubwo icyo gihe banasinyiye noneho ko Israel ari igomba kugenzura 60% nanone by'intara ya West Bank. Ikiswe ubwo butegetsi bw'abanyapalestine ni nayo guverinoma yagombaga kugeza mu matora ya mbere mu ntara zabo. Ibyo bikavamo noneho ubwizenge bw'abanyapalestine n'igihugu cyabo ku butaka bw'izo ntara za Gaza na West Bank ndetse n'uburasirazuba bwa Yerusalemu, akaba ari aho hashyirwa umurwa mukuru wabo. Ibyo ntabwo byigeze bigerwaho rero kugeza n'ubu. Abandi banyapolitike b'abanyapalestine byinshi babiteye ishoti bavuga ko ubwo butegetsi byitwa ko bahuriramo bose bwari ubw'abagambanyi bakomeye bari bashyigikiye ko Israel ikomeza kugenzura intara n'ubutaka bwabo, barabyanga. Mu 1995 Israel noneho yubatse uruzitiro rushyirwaho amashanyarazi ruzengurutswe intara ya Gaza, bihagarika urujya n'uruza mu bice bitandukanye by'abanyapalestine. Byakurikiranye na intifada ya kabiri guhera mu kwezi kwa 9 2000. Icyo gihe noneho imbarutso y'Ibubwo Ariel Sharon w'ishyaka Likud icyo gihe ritari riri ku butegetsi yerekezaga ku musigiti wa Al-Aqsa aherekejwe n'amagana y'abasirikare b'abanya-Israel. Byahise bitera irindi hangana hagati y'abaturage b'abanyapalestine n'abasirikare ba Israel, hicwa 5, abandi 200 barakomereka mu minsi 2. Intifada ya kabiri yakurikiranye n'ibihano bikomeye bya Israel, nanone abanyapalestine benshi barimurwa ku ngufu, abandi birukanwa no mu bice bari basanzwe batuyemo. Yasser Arafat wayoboye abanyapalestine na PLO yabo yarapfuye mu 2004. Mu mwaka wakurikiyeho intifada ya kabiri yararangiye nayo ku mugaragaro, habaho ubundi bwumvikane bwatumye abanya-Israel barenga 9,000 n'abasirikare babo bava mu bice bimwe na bimwe bya Gaza basubira iwabo muri Israel. Mu 2006 abanyapalestine bakoze amatora yabo bwa mbere ngo hashinga ubutegetsi. Hamas yanikira Fatah muri Gaza, ariko ntibyumvikanwaho neza. Intambara nabwira rota hagati yabo bimara amezi make, ariko hicwa ababarirwa mu magana. Hamas itsinda iryo Fatah no mu mirwano abayibarizwagamo noneho barahunga berekeza muri West Bank. Mu kwezi kwa 6 2007 Israel yahise yashirikomanyirizwa rikomeye ku ntara ya Gaza, ku butaka n'ikirere yewe no ku nyanja hose, bashinja Hamas ibikorwa by'iterabwoba. Mu 2008
ibihumbi 2012, ibihumbi 2014 n'ibihumbi 2021 ni ibitero mu bihe bitandukanye kuri Gaza. Muri iyo myaka abatari bake barishwe, hasengwa buri gihe byinshi bitegeze binasanwa cyangwa ngo byongere kubakwa, kuko n'ikomanyirizwa y'intara yashyizweho n'ubundi na Israel nta bindi byihariye by'iterambere ryatuma baganamo. Mu bitero bya Israel kuri Gaza mu bihumbi 2014 hishwe abaturage b'abasivile 1462 mu minsi 50, barimo abana 500, byose mu gikorwa cya gisirikare. Icyo gihe Israel yise Operation Protective Edge cyasize abarenga 11,000 bakomerekejwe, ingo 20,000 zose zarasenywe, abarenga 500 nabo bimurwa mu byabo. Naho nyuma y'ibindi bitero Hamas iheruka kugaba kuri Israel rero ubungubu mu bihumbi 2023 ibitero bya Israel nabyo birakomeje ku ntara ya Gaza. Uko byatangiye nuko nguko muri rusange, ariko kandi n'ubundi muri make kuko utabivuga byose ngo bizanarangire, iherezo nta handi ribonwa kuri benshi hatari ugusubiza inyuma intambwe imwe gusa Israel yateye muri Al-Aqsa cyangwa se intambara y'imisi 6 mu 1967 bagenzura n'ibindi bice byari bisigaye by'abanya-Palestine n'ibindi bihugu by'Abarabu, nyuma yo gushinga Israel yabo intara za West Bank na Gaza ndetse n'uburasirazuba bwa Yerusalem, hagashingwa nyine Palestine yabo Barabu nabo. Ubwo Syria nayo ikazabishaka uko kwisubiza imisozi ya Golan. Ariko ku ruhande rwa Palestine bikagaragazwa ko igihe cyose hadashyizwe mu bikorwa icyo ngicyo cyo gushinga ibihugu bibiri buri ruhande rwigengaho kwarwo, abayahudi muri Israel, Abarabu basigaye nabo muri Palestine, bizahoramo imvururu ndetse n'ibitero bisimburana nk'ibiri gukorwa ubu ngubu igihe cyose ubutarangira. iFix Technology Limited turacuruza kandi tukabakorera ibikoresho byose bya Apple. Mu gihe wahura n'ibibazo by'ibikoreshereze yabyo cyangwa se ukundi kwangirika, Mac computer, iPhone cyangwa iPad ni ibikoresho twe dufite mu bunararibonye bw'imyaka myinshi. Turabafatanya bikorwa kandi ba Positivo BGH. Turahari ngo tubakemurire ibibazo byose mwagirana n'ibikorere ya computers z'iki kigo. Hanyuma kandi dutanga n'amahugurwa ku banyeshuri n'abandi mwese mwifuza kugira ubumenyi buhagije mu gukora ibikoresho bya Apple, byaba byangiritse cyangwa se no kubisubiza imikorere ikwiye y'umwimerere wabyo. Tubarizwa muri Atene Building, etage ya 2 mu cyumba 050. Waduhamagara kandi kuri 0788442127. iFix Technology Limited. We are Apple devices experts. Ndamizero y'u Rwanda, mfite inzozi zo kwiga kaminuza kugera mu bushorishori. Ntibyoroshye, ariko nahisemo kubindwanya kandi nzatsinda. Imbere hanjye ni heza, mfashijwemo na Overseas Trust Agency. Abo nibo gusaba gufasha kubona amashuri mu bihugu bya Canada, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu bihugu by'i Burayi. Bakorana na kaminuza nyinshi mu mahanga. Muri ibyo bihugu by'amahanga, Overseas Trust Agency Limited igufasha kubona akazi n'uruhushya rwo kugakora, work permit. Bagufasha kubona visa, bakagufasha guhaha imitungo hanze. Ku barwayi bashobora kuguhuza n'ibitaro ukeneye, ndetse bagufasha no kubona itike y'indege byihuse. Bahamagare kuri 0788 88 66 cyangwa ubandikire kuri email info@overseastrustagency.com. Overseas Trust Agency, because we are trusted. Waba wifuza ahantu ho gukorera ubukwe heza cyane? Gana Inzozi Park. Umunsi wawe w'ubukwe ni umunsi udasanzwe mu buzima bwawe. Gana Inzozi Park. Urahasanga sale nziza ndetse n'ubusitani bw'akataraboneka. Muri Inzozi Park twabaha n'izindi serivisi zose mwakenera mu birori byanyu nka dekorasiyo na sonorizasiyo, byose ku biciro byiza utasanga ahandi. Dukorera i Gahanga kuri kaburimbo hafi ya Station Merez. Inzozi Park. Duhamagare cyangwa twohereze WhatsApp kuri 0788 33 69 32.